Turabasuhuje abakunzi ba Home News TV, amahoro y'Imana abane namwe. Abari mu majyepfo, abari mu majyaruguru, abari iburengerazuba, ari iburasirazuba, turabasuhuje mukomeze mugubwe neza mu mirimo yose murimo gukora. Imana ibaha umugisha, yezagire, yongeremo akabaraga, ibongere imbaraga kugira ngo ibyo mukora byose, ibyo mwerekeje amaboko inyuzemo imigisha yaho. Turagarutse rero muri ya gahunda yacu yo kubagezaho ibiganiro bimwe bibubaka. Twari tumaze igihe tudaheruka kubagezaho ibi biganiro, hari akabazo tekinike kari gahari, ariko ubu ngubu kakemutse. Ubu ngubu ni umunsi ku munsi, isaha ku isaha turagira tuba turi kumwe. Uyu munsi rero ndi Mr. Newsman, ubu Mr. Ago ntabwo yabonetse, nawe ari mu yindi mirimo, ariko mu minsi iraza turaza kuba turi kumwe nk'uko bisanzwe. Uyu munsi mbazaniye ikiganiro rero giteye amatsiko, gifite byinshi cyigisha urubyiruko, abasaza, abakecuru, ndetse gikora mu nguni zose z'ubuzima. Ntujye kure rero, ndakurarikira kugira ngo ukurikirane ikiganiro kuva gitangira kugera kirangiye, kugira ngo twungukire hamwe. Reka dusuhuze abakunzi bacu bakadasohoka rero, harimo Mr. Ongo, harimo Bigezweho, harimo Baraka, harimo Sam Pro ku bintu byitwa amafoto n'amavideo, harakaze cyane. Tutibagiwe mushiki wacu Esther, acuruza imbuto hara mu Nkunda Amahoro, kandi acuruza imbuto ku giciro cyiza, wamugeraho ayo ufite yose uhavuhashye. Turabasuje rero abo bakunzi bacu n'abakadasohoka. Tutibagiwe Mr. Eric Yurik hariya mu mujyi, acuruza icyangwe. Umuntu wese ushaka kwambara neza agera kwa Mr. Eric. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku ngingo ivuga ngo ishyari n'ishyaka. Wakwibaza ngo ishyari n'ishyaka bitandukaniye he, cyangwa se bihurira hehe? Ntujye kure kugira ngo usobanukirwe. Abantu benshi bakunze kwitiranya aya magambo yombi, ishyari n'ishyaka. Hari bamwe bagerageza kubitandukanya bakavuga ngo yagize ishyari ryiza. Ese koko ishyari ryiza ribaho? Ese koko uribaza ngo hagati y'ishyari n'ishyaka niki wakagombye kugira? Ntujye kure kugira ngo usobanukirwe. Reka dutangirane ikibazo gito kivuga ngo ese umuntu uzi neza, muziranye, inshuti yawe iramutse itsindiye ikintu runaka, icyo kintu runaka itsindiye nawe wakifuzaga cyane, wakumva umeze uti? Ni ikibazo dutangiranye kivuga ngo inshuti yawe magara yatsindiye ikintu runaka. Urugero, yatsindiye se imodoka, cyangwa se yatsindiye uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga, kandi nawe warwifuzaga cyane, wumva umeze uti? Icyo ni ikibazo dutangiranye nacyo. Urugero noneho reka tuvuge ko wifuza kugura imodoka. Uri murifuza kugura imodoka kandi ufite inshuti yawe nayo ntabwo ari yabona imodoka, kandi nayo irayifuza cyane. Umunsi umwe ya nshuti yawe ikohereje message ngo bro finally ndayiguze. Wakumva umeze ute mu mutima? Ibaze uko wakumva umeze mu mutima. Urwo ni urugero rw'ikibazo dutangiranye kugira ngo tuze kumenya hagati y'ishyari n'ishyaka bitandukaniye hehe, cyangwa bihurira hehe. Niba bitandukanye se hagati y'abyo byombi ni ikihe twakagombye kuba dufite mu mitima yacu? Ntujye kure kugira ngo usobanukirwe. Gaho inshuti yawe irakubwiye ngo bro finally iraguzwe. Wakumva umeze uti? Ese wakwibaza uti, cyangwa wayisubiza uti bro congratulations? Ese usubije ngo congratulations biba bivuye ku mutima, cyangwa hari uburyo bivuzemo kugira ngo yumve ko wamuhaye felicitation gusa? Buri wese ibaze uko wakumva umeze mu mutima, niho turi buhere dusobanukirwa ngo ishyari ni ishyaka nabwo bivuga ibi ngibi. Ngiye kuguha amasegonda make yo kubyibaza mu mutima, ubundi tuze dukomeza tumenya ngo ishyari ni iki, ishyaka ni iki. Reka dusobanukirwe n'ijambo ishyari icyo ari cyo.
ishyari ni iki? Ubundi mu ijambo rimwe, ishyari ni urwango. Mugenzi wawe ashobora kuba afite amafaranga menshi, ashobora kuba afite akazi keza, ashobora kuba afite urugo rwiza, afite imodoka se, izina ryiza se, akunzwe muri rubanda, afite followers benshi. Noneho wowe, cyangwa akora business ikagenda, ni urugero. Noneho wowe muri ibyo byose afite, ugasanga nawe urabifite ariko bitanagushimishije, ariko ukaba ufite urwango umugirira uvuga uti ese biriya bintu yabigeze hati, ese niwe wakagombye kuba bifite, cyangwa ni wowe utekereza ko ari wakagombye kuba bifite. Ishyari rero mu magambo make ni urwango. Ushobora kwibaza uti urwo rwango, cyangwa uko twatangiye tuvuga ngo ishyari ryiza, ni gute wagira ishyari ryiza? Ibyo bintu ntabwo bibaho. Kuba hajemo ijambo ishyari biba byapfuye. Ishyari ni ijambo ribi, ishyari risobanura urwango cyangwa se ubugome uri buze kugirira umuntu bitewe nuko hari aho yageze wowe utageze, cyangwa se yarateye imbere kurusha uko wowe wateye imbere. Icyo ni cyo twita ishyari. Ishyaka ni ukuvuga ko ushobora kubona umuntu ateye imbere kuri rwa rwego dukoresheje, umuntu afite amafaranga menshi, afite business igenda, akunzwe muri rubanda, cyangwa se yarateye imbere. Noneho wowe ukaba wanamwegera ukamubwira uti mugenzi wawe, uru rwego ugezeho cyangwa se aha hantu wahageze uti, nanjye se nabibasha, nanjye se nahagera. Ugakora iyo bwabaga, ugatangira from scratch, nawe ukazagera kuri bya bintu yagezeho cyangwa kuri rwa rwego yagezeho. Icyo nicyo twita ishyaka. Ishyaka rero n'ishyari biratandukanye, biri totally different. Ahangaha hari urugero rw'agastori gatoya ngiye kubanza nababwira. Urugero rw'abasore batatu. Umusore wa mbere yitwa Keve, undi yitwa Patrick, undi akitwa Eric. Muri iyi story turaza gukurikira umusore witwa Keve aho yatangiye business nto, arangije bose ko ari batatu bari inshuti, ariko Keve atangira business ntoya, aza kugenda atera imbere. Uko agenda atera imbere, Patrick agenda amunyega. Patrick akavuga ngo ese uriya utangiye gukora biriya, arabona biriya bintu bimubereye? Ese umusore nk'uriya atangiye gucuruza amagi n'ubunyobwa, arabona biriya bimubereye? Agenda museka, ariko Patrick uko agenda acuruza ya magi, agenda atera imbere, ava ku magi agera ku korora inkoko, ava ku korora inkoko agera mu gukora business noneho yo kugemura amagi hanze no kugemura imishwi. Noneho Patrick abonye Keve atangiye gutera imbere, ageze ku rwego rwo kugura n'imodoka, atangira kuvuga ati iriya modoka ntabwo ari iya Keve, iriya modoka siye, iriya modoka n'uwo atwarira, kandi imodoka ari iye. Keve arakomeza atera imbere, ava ku modoka, atangira mu mwaka ukurikira atangira no kubaka inzu. Keve atangiye kubaka inzu, Patrick akajya agenda abwira abashuti babo, uko bari batatu, bari bafite n'abandi bashuti, akagenda babwira ngo Keve iriya nzu siye, arimo arubakirishiriza bene wabo bo hanze, ati iriya nzu ni y'aba diaspora. Keve akomeza gukora, atera imbere. Noneho nyuma Patrick akomeza kujya muri rwa rugamba rwo kumva ahanganye na Keve, ariko akomeje kugenda amusebya muri bagenzi be b'inshuti zabo, ariko noneho ntiyabasha kugira uti, ntiyabasha kumuca intege. Keve akomeza urugendo rwe, akomeza gutera imbere, araguka, aza gutera imbere cyane bya hatari. Noneho muri iyi story turaza kureba undi musore witwa Eric. Eric yari inshuti yabo ko ari batatu. Eric ajya gusura asitaraguringa, agenda gake gake, aza kugera noneho nawe ku rugero rwo gutera imbere, araguka. Noneho Patrick aza kubona Eric nawe yateye imbere, aratangira avuga ati ese biriya bintu ushobora gusanga biriya bintu bikora, biriya bintu birakora, biriya bintu birashoboka. Muri iyi story rero nkubwiye,
nashaka kugira ngo usobanukirwe neza ishyari ni iki, cyangwa ishyari ryagaragaye kuri nde muri aba batatu, ishyaka ryagaragaye kuri nde muri aba batatu. Muri aba batatu rero uw'ishyari ryagaragayeho ni uyu witwa Patrick. Patrick yagiye akomeza kugira ishyari arigirira Keve, anamusebya ko ibintu agezeho atari ibyo ari ibya bene wabo. Aho ngaho Patrick turubonye yuko ari we wakomeje kugira icyo twise ishyari. Ishyaka ryagaragajwe nande rero? Ishyaka ryagaragajwe na Eric. Eric ntabwo yagiriye ishyamba Keve, ahubwo yaramwegeye aramusobanuza, amubaza inzira yaciyemo, nawe ayicamo. Ndatekereza rero wowe udukurikiye ubu ngubu umaze gusobanukirwa neza n'ishyari icyo ari cyo, n'ishyaka icyo ari cyo. Ntekereza ko utazongera kwitiranya aya magambo ko ari abiri, ngo wongere uvuge ngo runaka yagize ishyari ryiza. Oya, nta shyari ryiza ribaho. Iyo hajemo ngo ishyari biba byamaze kuba bibi. Reka nkurarikire rero udukurikiye hano kuri Home News TV kugira ngo iki kiganiro niba wagikunze ugisangiza bagenzi bawe, kugira ngo nabo bave mu rujijo, bamenye ngo ishyari n'ishyaka biratandukanye. Wihema kudukurikira kuri Home News TV rero. Niba ari ubwa mbere ugeze hano kuri Home News TV, wigenda udakoze subscribe, utarayikinze, uduhe na comment utubwire ngo ubutaha nifuza ko mwadusobanurira, mutugire imuzi n'imuzingo kuri ibi ngibi. Ubishyire muri komanteri, turaza guhita tubibona natwe.